ni Raji TV Rwanda. Ushinja ko ndi umudivorce ndi umuntu w'ikibwa agiye mu muryango w'uwabo asangamo ibyo bibwa kandi ntaga byandikiye message kandi bo biranamwera yanabahamagara afite nomero zabo ngo babwiye ati muri bibwa mwatandukanye n'abagore cyane n'abagabo ahubwo kuko ari njye abonye. Urwego rw'igihugu cya RIB rukomeje ko rwateye muri yombi Habiyaremye Zakariya wamenyekanye nka Bishop Gafaranga akakurikiranyweho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ni amakuru yemejwe n'umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yahamije ko uyu mugabo yatawe muri yombi tariki 7 Gicurasi 2025 akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamatani mu gihe iperereza gikomeje. Kugeza ubu ngubu RIB iracyakomeje iperereza kuri iki kibazo kugira ngo hamenyekane ukuri ku byaha Bishop Gafaranga akekwaho. Ndashimira Imana ko yampaye umugore mwiza mwabonaga katambere reka nemwe kwirarira nimwe boni mundirimbire ngo baraberanye reka nanjye nimwe mwandirimbiye imbi nimuyindirimbire baraberanye cyane umugore w'Agafaranga baraberanye cyane mubwire ngo amena cyane naho nakipfira none ibindi byose uri bwanarize ukongeraho birakurekuna mu byaje umwana we aho yajya hose ibyo bamubwira byose bajya mubaza atari ko Gafaranga yarateye nawe yabonaga ko bitashoboka bashyingirwa nanjye